Imana ubwayo yaravuze ngo ijambo ryayo ntirishobora kumanukira ubusa, ngo nk'uko imvura imanuka igatosa ubutaka, hanyuma bahingaga bakeza kubw'iyo mvura, ngo ubutaka bugatanga imyaka, niko ijambo ry'Imana ryageze mu mutima wakingutse rimera. Amen. Umuntu ashobora kurara ari umunyabyaha, akarara ari umucuraguzi, akarara ajya mu bapfumu, akarara ari indaya, akarara ari umugizi wa nabi, yahura na Kristo muri iyo segonda ubutumwa bwiza bugeze mu mutima we agahinduka rwose. Twebwe abantu dushobora gukomeza kumurembera mu buhamya bwa kera, ariko mu maso y'Imana yakiranutse rwose, yahindutse umwana w'Imana. Niko byagendekeye wa mugore w'indaya. Ubwo butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 4, Yesu yaramubajije ati ese ufite umugabo? Agira ngo bagere ku muzi w'ikibazo, aramubwira ati nta mugabo mfite. Aramubwira ati noneho ubivuze ukuri, n'uwo wari ufite uyu munsi nawe si uwawe. Kandi ubundi iyo umuntu yiyibiye umugabo w'abandi aba abyemeza ko ari uwe, siko bimeze. Ariko ahuye n'umucyo wa Kristo, ahuye n'imbabazi ziri mu maso ya Kristo, aravuga ati nta mugabo ngira, ndi umunyabyaha. Yaje kuvoma ari indaya, ariko suye yari umukiranutsi kubw'imbabazi z'Imana. Reka duwazi abanyabyaha icyubahiro. Haleluya. Utaratumye dupfa rubakwiriye icyubahiro. Niyo mpamvu agakiza n'akabantu Mwuka Wera yamuritse mu mitima yabo. Kuko Yesu yarabivuze muri Yohana igice cya 16, aravuga ngo uwo Mwuka w'ukuri naza azabemeza iby'icyaha. Kandi icyo cyaha si ikindi, si uko mwibye mugasambana, ngo azabemeza iby'icyaha kuko mutanyizeye. Haleluya. Kuko iyo wizeye umwana w'Imana by'ukuri, ayo mashami y'ibyaha aracika. Kuko ubusambanyi, kwiba, kubeshya, inzangano ni amashami, ariko umuzi w'ikibazo ni uko utizera icyo Yesu yakoze ku musaraba. Amen.